akwiriye kugira ubwoba. Impamvu agomba kugira ubwoba nuko amadini ni imyugariro, ni imyugariro y'ubwami bw'Imana. Ntabwo ari njye ubivuze, ni Yesu wabivuze. Ni imyugariro yugarira irembo, ni urugi rukinga urugi rubuza abantu, rukumirira abantu hanze, rukababuza kujya mu ijuru kandi rukababwira ko banagezeyo. Buriya nangwa n'umuntu ukubwira ati hamaho hanze simbyemera ko winjira. Wowe wanagira ya tekinike yo guca mu mategura yindi bakoresheje batwaye cya kirema. Baba bati nubwo mu miryango no mu madirishya muhafunze ariko turaca mu mabati, cyangwa turashaka n'amatindo dutobora urukuta. Uzi umuntu noneho ugukingirana hanze akakubwira ko aho wari ugiye wanahageze, akagerageza no kukuzanira tumwe mu two wari ugiye kureba mu nzu. Hano ngira ngo tuze gusoma uwo muntu aramutse asanzwe ari gutongana, wenda amasengesho ari gutongana na Robert, hari ikintu dupfuye. Hanyuma rero urumva turi mu cyaha dukurikije uko tubifata. Mu ngero z'abantu turi mu cyaha. Ikintu kiramanutse kiradukubise, duhise dupfa. Ese turarimbutse koko? Kandi twembi turi abana b'Imana. Kandi twembi turi abana b'Imana. Aho hantu turarimbutse. Aho hantu turarimbutse ko dupfuye twari turi gukimbirana. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana nanone. Dusome ibice bitatu, wenda duhere nko ku murongo w'9. Aravuze ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko mutima bitanakubabaje mu mutima ngo wumve ikosa wakoze. Nta n'undi mwanzuro unakomeye wafashe mu mutima utari no kumva uburyo wahemutse. Nabwiye abantu ndababwira ngo ukuntu umwana w'Imana mera, uwanyawe apana ababyiyitirira. Uko umugore ashobora gutekereza gusaba imbabazi umugabo we yamuciye inyuma, ni nako umwana w'Imana, ni wo mutima umwana w'Imana aba afite imbere y'Imana iyo agiye kuyisaba imbabazi yakoze icyaha. Niba rero ukora icyaha ukaba uzi ko hari ibintu banditse nyine bakumenyereje byo kugenda ugapfuka mugasaba imbabazi wumva nta n'ikintu cyabaye mu mutima wawe, nta shock ufite mu mutima, nta n'agahinda gakabije, utabanje no kubitekereza ngo uvuge uti ndayihinguka imbere gute, ntabwo uri umwana w'Imana. Abana b'Imana bamenyekanishwa n'icyo gitsikamutima, kuko ubundi si abana b'ibyaha. Niyo mpamvu iyo waguye mu cyaha, ako kababaro, umubabaro uzagira nuko Satani yagusuzuguye, nuko wahemukiye Yesu, kandi ukagenda ugaca bugufi urira imbere y'Imana ufite agahinda, ndetse uvuga uti ningira amahirwe ikambabarira ikambwira ko imbabariye, sinzongera byiteka. Ibyo nibyo bikumenyesha kuri umwana w'Imana. Apana wawe ngo ndabikora ngo nakarambika hasi mwana, ngo naza ngo nkagusekura ngo nkazihana nyuma. Ngo reka ngo ngende ngo muhebonane ngo nzaba nihana abana. Ngo ndagusuje neza, nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe, nawe ugiye kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda neza. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Hanyuma nakiye mwene data Evangeliste Masengesho, umuyobozi w'Ibuye Rizima TV. Masenye nguhaye ikaze. Murakoze cyane, dushima Imana kuri uyu munsi mwiza w'umugisha, no kuba kandi nanone tuje no kuri Prince Robert Rwanda. Abo ku Ibuye Rizima TV bo turasanganywe, ariko abantu bose badukurikiye turabasuhuje kandi tubahaye ikaze, tuganire, turyoherwe, twungurane ibitekerezo, tunakomezanye muri uru rugendo dufite rwo kujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Nishimiye kukwakira, ndi mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro dukora, twahisemo gukora kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Mfite topic uyu munsi nifuza ko tuganira tukayisangira, tudebatinga n'abadukurikiye nabo ngo mwagira uruhare muri commentaire uko mubyumva. Ni topic ivuga ngo mbese umuntu wavutse ubwa kabiri, wabyawe n'Imana, yego, akajya muri identification cyangwa se akajya mu irangamimerere y'Imana, birashoboka ko mu rupfu rwe abaye icyaha kiri kumwizingiraho cyangwa se hari situation y'ubuzima ari gukora, uwo muntu yarimbuka kabiri. Umuntu utaravutse ubwa kabiri, kuko ari mu rusengero bakoze igikorwa cyo kwihana, baririmbye bakaramya, urusengero rumugwiriye uwo mwanya, yajya mu ijuru kuko yumvisha abandi bari kwihana nawe akihana. Naho ngaho ngira ngo tuganire, ngo haye kaze. Yesu nabaho umugisha. Ngira ngo hari nka topic cyangwa se icyo uvuze bwa kabiri, reka bari cyo duhera kuko nicyo gikomeye. Abantu bibeshya ko iyo umuntu avuye
muri situwasiyo yabagamo akajya mu rusengero akabatizwa yuko aba ahindutse umwana w'Imana. Ariko guhinduka umwana w'Imana ntabwo ari icyo. Umuntu wese wanditswe mu irangamimerere ry'ijuru ni uwabyawe n'Imana. Kandi umuntu yabyawe n'Imana ryari abyarwa n'Imana ari uko yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, bikamubera ubuzima agapfana na Kristo, ubwo za kamere ze n'ibyaha byose bikarangira, akongera akazukana nawe. We wa kera agapfa, hakazuka we mushyashya wo muri Kristo Yesu. Nkurikije uko mbyumvishije, birashoboka ko umuntu yaba yari situwasiyo yari arimo, yego, yitwa iy'ibyaha, adukoresha iryo jambo, yego, ntanaze no mu rusengero, yego, Kristo akamufatira aho hantu, akamuhindura ubwe ku giti cye, yego, ntihagire umupasiteri umubatiza, yego, ntihagire umuvugabutumwa umwigisha, Yesu akamufatiraho mu buryo bwe, yego. Uwo muntu ashobora kubona ubwami bw'Imana kurusha wa muntu wavuze ngo nabaga muri iyi situwasiyo y'ibyaha, ndimutse ngiye mu rusengero, banyanditse mu gitabo cy'idini, ariko sinigeze mpura na Kristo. Abantu, urugero rwiza rw'ibyo uvuze ni igisambo kiri ku musaraba. Ntago kigeze kijya mu rusengero, nta wakibatije, nta cya cumi, nta maturo, nta kwiga umubatizo, ntaki. Ariko nyine cyarebye mu maraso ya Yesu ngo gihita kimubwata, ariko nigeze kumva ko hari ubwami uri kujyamo, nugerayo uzanyibuke. Twebwe tuzize ibyo twakoze, ariko wowe uri umukiranutsi, urarenganye. Nugera iyo ujya uzanyibuke. Yesu ngo ahita ahindukira akibwira ati ni mu kanya turabana muri paradiso. Umuntu rero we uri mu idini akwiriye kugira ubwoba kabiri. Agomba kugira ubwoba kubera ko we ijambo ry'Imana Yesu yavuze, baze gusoma muri Matayo 23:15, yaravuze ngo banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko muzererezwa mu nyanja no ku mpinga z'imisozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu. Ariko iyo abemeye ahinduka abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihenomu. Iyo ahindutse mu mutima akemera idini yanyu, abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihenomu. Kuri 13 yari yabanje kubabwira ngo muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bw'Imana. Abashaka kwinjira ntimubakundire, namwe ubwanyu nimwinjire ngo mujyeyo. Hanyuma rero umuntu uri mu idini we akwiriye kugira ubwoba. Impamvu agomba kugira ubwoba nuko amadini ni imyugariro, ni imyugariro y'ubwami bw'Imana. Ntabwo ari njye ubivuze, ni Yesu wabivuze. Ni imyugariro yugarira irembo, ni urugi rukinga urugi, rubuza abantu, rukumirira abantu hanze, rukababuza kujya mu ijuru, kandi rukababwira ko banagezeyo. Buriya nangwa n'umuntu ukubwira ati hamaho hanze simbyemera ko winjira. Wowe wanagira ya tekinike yo guca mu mategura yindi bakoresheje batwaye cya kirema. Baba bati nubwo mu miryango no mu madirishya muhafunze, ariko turaca mu mabati, cyangwa turashaka n'amatindo dutobora urukuta. Uzi umuntu noneho ugukingirana hanze akakubwira ko aho wari ugiye wanahageze, akagerageza no kukuzanira tumwe mu two wari ugiye kureba mu nzu, akatugusangisha aho hanze kugira ngo ukunde yuko wahageze. Rero aho ngaho niho abantu bari mu idini bo bari bagomba no kugira ubwoba inshuro ebyiri kurenza bari abantu bibereye mu kabari na hehe hose, kuko bari ijambo ry'Imana rishobora kuzabasangayo anyhow, rikabakurayo bakizera bahita banitahira. Aho niho Yesu yageze aravuga ngo ab'imbere bazaba b'inyuma, kandi n'ab'inyuma bazaba b'imbere. So ni ukuvuga ngo rero icyo navugaga, hari abantu benshi bitwa ko babonye Kristo ariko batamubonye, biyita abana b'Imana ariko batari abana b'Imana. Donc ijuru ryo ritabazi, ariko bo bazi ko ijuru ribazi. Bameze nka Nikodemu. Bameze nka Nikodemu, n'abigisha b'abandi, bazi uburyo babisobanura, babifitemo icyubahiro. Nikodemu ko yasanze Yesu akamubwira ati rero hariho challenge nkubwira, uri umwigisha w'abandi, urakomeye rwose mu by'idini, ariko ntago wavutse ubwa kabiri. Kandi kujya muri ubu bwami ndakubwira ukuri ko nutabyarwa ubwa kabiri utazigera uryinjiramo. Aho ngataye ko ibyo byo kuvuka ubwa kabiri ndasubira mu nda nkuze. Iri hurizo ni ry'abantu benshi bafite. Idini rero icyo ribafatisha ribabwira ko icyo kintu cyakemutse, kandi roba hari abantu batigeze babyarwa ubwa kabiri, kuko uwabyawe n'Imana aragaragara. Rero wenda reka twifashishe ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ku bice 5 haravuga ngo uwizera wese yuko Yesu Kristo ari we wabyawe n'Imana, uwizera Yesu Kristo,
wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki ni cyo kitumenyesha ko tumukunda. yego Iki ni cyo kitumenyesha ko tumukunda, dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Imana ishimwe. Niyo nashaka narekera ahangaha. Iki ngiki nicyo kitumenyesha yuko turi abana b'Imana, nuko tunesha iby'isi. Umuntu wese utari wanesha iby'isi niyikure ku rutonde rw'abana b'Imana. Nashaka bari pasiteri, nashaka bari reverandi, nashaka bari aposo, uwo ari we wese, niba ubona iby'isi bikunesha, wikwibwira ko wavutse ubwa kabiri. Uracyameze nka Nikodemu, ufite urugendo rukomeye. Abantu benshi bitwaza ngo ngo none ko Imana ngo yavuganye nanjye ngo ibi ngibi kabimpa. Wareba ibyo abantu birata ugasanga ni ibintu by'abinaha. donc ibyo bintu Imana yavuganye nawe yego ni amasezerano y'icyo Pawulo yabajije ngo se ngo abayuda barusha iki abandi? Yego. Abo ngo barusha muri byose kuko babitse ibyasezeranye. Ibyavuzwe ibyo bintu Imana yavuganye nawe. Iyo ubona basoma iryo jambo mu idini bakitera hejuru, baba bibutse imodoka Imana ngo yababwiye, bakibuka amafaranga ngo Imana yababwiye, bakibuka ibintu bigiye bitandukanye ngo Imana ngo Imana yatubwiye ibi n'ibi. Ariko Mana nyagasani, ibyasezeranijwe bavuze ntabwo ari ibyo. Kandi ugiye kubireba n'amashimwe abayo nayo gushima ibyo bintu, ariko biriya bintu kubishima no kubyizera bitandukanye n'umugambi w'Imana. Umuririmbyi avuze iki wa 50 aravuga ngo mushaka ibyahishwa abanyabwenge, njye na Data turi kumwe namwe, ntimuri mwenyine turi kumwe. Twe ntabwo twaje gushaka ibintu abanyabwenge bafite, ibintu indaya zitunze, ibintu by'ina by'amazu, amamodoka, uko kuzamuka ibyo byubahiro. Ibyo ntabwo ari byo Yesu yapfiriye. Ayo madege ntabwo ari yo Yesu yaduhamagariye. Ibi bituma abakire badusuzugura, bigatuma abakire badakizwa. Kuko birababaje kumva uri umuntu w'umugabo ujya gushima ugahagarara imbere y'iteraniro, ahantu hari abantu baparitse amavewiti n'ibiki, ugatangira ukavuga ngo haleluya, amen, ati Yesu yangiriye neza, dufite ibihamya birenze kimwe, nanjye ndi ubuhamya bugenda. Bati tubwira icyo yagukoreye. Yarangaburiye nari nshonje. Kandi bo barabimena mu mifuka y'imyanda. Nibyo gusa, ni amafi gusa barimo, n'inkoko zagaze n'izarengeje igihe. Amanido niyo bamena, niyo myanda iwabo. Nawe urabahagaze imbere uti nari nshonje irangaburira, nari ntafite imyenda, imyenda ndambara. Ati ubu nubwo mureba Imana yampaye moto nsigaye ngenda cyangwa muri Karina. Iryo ntago ari ishimwe ry'abantu bakijijwe. Umuntu w'umupagani uciye hariya inyuma, CEO wa kampani runaka ziri quelque part, azahita avuga ati ibyo bintu abarokora, Imana y'abarokore ni ibyo bintu ikora kiraciriritse. Iyo Mana y'abarokore isubiza ibisubizo. Nanjye naho umuntu rega, hari abana b'isi badasya basengera ibyo bintu, babivukiyemo, ahubwo nabo babihereza abandi. Ikintu nanjye naguha buriya ntabwo ari yo mirimo y'Imana. Imana Yesu cyatumye abambwa, ndagira ngo mbwire abantu ko ataje ngo tubone amamodoka, ntabwo yaje ngo dutunge abagore beza, ntabwo Yesu Kristo yaje ngo twurire indege, ngo navuye ngo muri Dubai, ngo nabonye ngo n'ikintu kihindukiza. Ariya ni amashimwe y'abadayimoni. Iminota 20 igashira uri muri ibyo ngibyo. Biriya bintu wari ukwiriye kubishimana, wari ukwiye kubishimana n'abantu b'iwanyu bo muri karande z'iwanyu muhuje ububata, uwo muvumo wo kubaho nabi. Ni mwebwe mwari mukwiriye gushimana ibyo bintu mwenyine, kavuga utabona yatugabure kandi twari tuburaye, mukarishima kuko iryo nishimwe ringana n'ibyanyu. Nta nubwo Imana iraryanga, ariko ntiryari rije riri iryo shimwe ryafasha Shadibu. None se ryamufasha gute?
wowe arurira indege buri munsi afite viza yo kujya aho ashaka hose kandi aba agiye gukora ibyaha kandi ntaho yajya ngo aveyo atavanye amafaranga yagura vewiti cyangwa amazu. Ibyo bintu uri kumubwira ko ari Imana yabikoze, nimba ikibuno cye ibintu Imana yawe igukorera n'ikibuno cye kibimuha, iyo Mana yawe azaza kuyishakaho iki? Ibyo wowe usengera ngo ukabyizera ukarara amajoro ukiriza andi ugaca igikuba ngo warakijijwe, ko wabihabwa n'ikibuno cye wowe none. akuzi ko ahangaha ariho nangiye guhishurirwa rya jambo rivuga ngo mwabayuda mwe muzabona ishyano kuko mwirwa mu masinagogi muzerera n'ahantu hose mushaka umuntu w'idini ryanyu, ariko akaba inkubwe kabiri ku mwana wa Gihenomu. Aba bantu bazarimbuka cyane kurusha none se kuko buriya iyo ugeze mu idini ukumva amashimwe y'ibyo bavuga ukareba ibyo bigisha ngo haleluya ngo abafite nzayimana ngo mutere haleluya, kandi ubwo nzakugaburira abo mu cyaro baba bafite amasezerano yo kubona ngo amahene nzakugeza i Kigali ngo nzakugira gutyo. Ibyo bintu ntabwo ari byo Yesu yapfiriye. Ikimenyimenyi ntabwo ari byo Petero yabwirije, si byo Pawulo yabwirije, si byo ba Yohana babwirije, si byo ba Matayo babwirije, natwe abizera nkabo si byo tubwirije. Noneho igiteye agahinda umuntu wabonye ibyo bintu akaba ari we bahagarika hariya, akabahita bavuga ati ngwino ujye kuba umuyobozi w'abandi. Biragaragara ko iyo usenga yumva. Nimba guza imodoka ntabwo urakomeza kwicara hariya, ujya kwicara hariya uri umuntu ukomeye, uri umudiyakoni, ejo uzaba pasiteri ujye kuyobora. Ariko ndayumvishije yigeze kubwira Yesu mu butayu aravuga ati ngwino hano nkubwire, birashoboka ko wandamya nkaguha bino bintu ko nabigabanye. Ngiyo rero iyo musenga, iriya niyo abanyamadini basenga, ni nayo mutekereza ko izabajyana mu ijuru ryayo. Ariko ari amajuru nayo arahari za Gasogi, buri abantu bifite bameze neza, ari amajuru ya za Gasogi ya za Kamonyi, ari abazayajyaho bayaturo bayubakeho bazayariraho n'amafi meza, hariho amahoteli meza, ariko ijuru ryo ry'Imana rizagibwamo n'abera bavutse ubwa kabiri bakabyarwa ubwa kabiri, abantu bashaka ikintu cyitwa kuvuka ubwa kabiri. Kandi ikizabibabwira nuko bazanesha iby'isi. Imana ishimwe. Nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo kurarikira iby'isi ni umuzi w'ibibi byose. Abantu ntibabishaka kubyumva, ariko uko niko kuri. Ukuri abantu batigeze bumva rero niko dushaka kubabwira. Ukuri batazagaburirwa n'abapasiteri babo. Ariya ni amagambo yo kubashyeshyenga bababwira, ntabwo bababwira kuba bakubatije mu mazi bakakujandika utose bakakuzamuramo uri mu bisi n'ubundi nta cyahindutse. Ntabwo kukujandika mu mazi bisobanura iki. Ako gatanga ntabwo kakugeza mu ijuru. Urwo rwandiko rw'itorero ntabwo rukugeza mu ijuru. Yesu akeneye ko abantu bafata urwandiko rw'agatanga ka mbere, kandi urwo rwandiko ruva ku musaraba. Ku musaraba mwiza niho umuntu abonera abagabo batatu. Uyu muntu udukurikiye yarababonye. Gute wamabonye ukaba ugisambana, ukiba, ugifite ubugome muri wowe, icyaha cyarakunaniye gihora kikwizingiraho buri munsi. Icyo gihe rero biragaragara ko ngo umuntu wabyawe n'Imana icyambere akunda bene se, agakunda n'Imana, akubaha amategeko yayo. Kandi amategeko y'Imana avugwa hano si ntukice, ntukibe, ntugasambane, ni itegeko ry'urukundo no kubahisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ibitekerezo byawe n'ibyawe byose. Nagira ngo mbaze abantu, ibiganza byanyu byubaha Imana, amaso yanyu arayubaha, imodoka yawe yubaha Imana, inzu yawe yubaha Imana, ibyo utunze amafaranga, konte yawe yubaha Imana, byerejwe gukorera Imana, kuko ugomba kuyubahisha ibyawe wowe. Kabiri none tugenda step by step. Buriya Bibiliya ni passcode y'abizera, n'ahantu abizera tugenda tugasoma, abandi mugapfiramo muri gusomamo inyuguti. Umva ukuntu Bibiliya ivuze, iravuga ngo umurimo w'Imana nyawo ni ukwizera uw'Imana yatumye. Sibyo? Ese koko imodoka yawe iri muri gahunda yo kwizera uw'Imana yatumye? Yego. Mudusubize. Yego. Inzu yawe iri muri gahunda yo kwizera uw'Imana yatumye? Umuntu anabyisusume marebe, kuko hari ibintu abantu biyitirira. Kandi ubushize narabibabwiye ko kwiyitirira inzego udakorera bihanirwa n'amategeko, bigize icyaha, bifite ingingo ibihana. Kwiyitirira abana b'Imana mutari bo, nagira ngo babwire ko hari ingingo ibihana, kandi hari abacamanza bashinzwe guca urwo rubanza. Uyu munsi ariko biracyashoboka ubwo tuvugana, umuntu ashobora kumva yiyita umwana w'Imana ariko ahora atsindwa n'iby'isi. Uyu munsi afata icyemezo
kuko Yesu aracyateza amaboko, Yeah. aracyashaka kubabyara, biracyashoboka. Nikodemo we unteza amatwi, birashoboka ko Yesu yakubyara ubwa kabiri, ukavuka ukajya ugendera mu rukundo rwe. Haleluya. Kuko Mana nyagasani ni ibintu birebire, ariko ikiganiro cyo ni kigufi. Reka tugere ku ngingo ya kabiri. Nari nje kubwira abantu rero ko wa muntu nk'uko warumbajije uti uriya muntu wibereye muri biriya bintu, urusengero rumuhirimiye kubera ko ari bari mu materaniro, bari gusenga ya 40 n'ingahe, rwose bameze neza, bafite abaprofete, bari kubahanurira, babatumbagije amavuta bagejeje mu birere bya karindwi, babakoreye amadeliverance, ngo bari ngo mu yindi dimensiyo. Kiriya gisengero kiramutse kikabakubita kikabagwira, bagera mu ijuru. Igisubizo ni oya. Kuko ijuru rirera kandi rizagibwamo. Bibiliya iravuga ngo yego yanyibe yego, nawe yanyibe. Igisubizo ni oya. Igisubizo ni oya. Hanyuma rero ahubwo bashake uko abimanira bazi, yabanditse mu gitabo. Mu ijuru rizabebwamo n'abana b'Imana. Niba utari we nubwo ubana kuba twaba twicarana, hari igihe tujya mu mishyikirano tukajya no mu bindi birori, ukareba ahantu abanyacyubahiro bari, nawe ukisodekayo hafi aho ngaho. Nshobora kwicarana na Ivan Kagame, ariko ibyo ntibyaza kuvuga ko ibirori nibirangira turi buze gutahana kwa Kagame. Ndasubira muri twa duhegene tw'iwacu muri ya manegeka, nawe ashye muri vewiti ye ahita agira gute protokole nyine ikomeze. Kuba abantu bicaye ahantu mu rusengero havugirwa ibintu by'Imana, bakaba bashobora kubona nyine hari ibintu by'icyubahiro, kuko hari protokole Imana igikorera n'ahantu hari abana bayo. Kuba wakwicarana amasengesho ntibivuze ko muvukana. Dushobora kwicarana nkaguhesha umugisha, kuko buriya ngo umuzimarira ku munyagasani, ariko ntabwo bivuze ko se w'imigisha kuzi. Ibyo rero ushobora kuzafata dukeya unkuyeho. Impamvu mvuze ibi, nigeze gusenga icyo kintu cyambayeho turi mu masengesho ya bya bihe nyine, ujye ubizi ko bajya bategura amasengesho y'ibihe ya 21 na 40. Icyo gihe twe dufite abigisha beza, baramanza badukorera ya mihango ikennye umumaro, baba badushuka ngo niyo kwatura. Ukagenda ukicara ngo ngiye Imana imbabarire nakoze ibi nibi, bati mu izina rya Yesu Imana ikubarire, ati njira ubwo uremewe. Uremewe. Ariko Imana ijye ibabarira abantu n'ukuri. Ibyo byose iyo abantu barangije kubikora, bibwira ko imitima yabo ikeye rwose, ibintu noneho bageze ku rwego rwose bahita bajya mu ijuru. Twaragiye tujyamo turasenga iminsi ingahe, turasenga ngezeho mbona muvuga butumwa hagarara ku ruhimbi yatera haleluya bose nkabona buzujwe. Urabizi rero mu barokore abavuga mu ndimi bagira gute, kuko urona ukavuga ubwiza bw'Imana koko burakayanga. Kiri hano kabisa, ukabona abantu bose babaye beza, nta n'umunyabyaha. Ngira guke nti mwami tugushaho kino gisengero dufatirane tutagucika, nituva hano tuzahita tujya mu byaha. Abandi bari gusengera ibindi, nanjye ri kuvuga komana wadufatirane turangirize hano, kuko ndabona abantu bera batunganye. Icyo cyifuzo cyanjye Imana ntiyagisubije muri ako kanya, byarangiye iryo teraniro risoje, ariko rizakomeza ejo. Bigeze nijoro sinziriye, mbona marayika w'Imana mpagaze iruhande, arambwira ngo ngwino njye kukwereka icyo wambajije. Nibaza ikintu namubajije ndakibura, ndamukurikira mbona twinjiye muri rwa rusengero, ahita mpagarika ku ruhimbi, arambwira ngo wambwiye ngo aba bantu bose mbagusheho iki gisengero. Ubwo urumva ngaruriye rya teraniro, ngo mbagushe iki gisengero, ngo mwese ngo muhite mwizamukira, ngo urabona bejejwe, ngo reka nze nkwerekemo abana banjye. Ajya muri korali akuramo umuntu umwe, ajya muri korali y'ababyeyi akuramo 2, akugera mu badiyakoni akuramo 2. Mbega abantu bose yakuye mu rusengero rwuzuye bari abantu 6. Abahagarika ku ruhimbi, ahita ahera ku ruhande ambwira amazina yabo, arambwira ngo uyu nguyu yitwa gutya kubera iyi mpamvu, ambwira amazina atandukanye nuko nge nari mbazi nayo tubita mu isi. Uyu yitwa gutya kubera impamvu, uyu yitwa gutya kubera impamvu, yitwa gutya kubera impamvu. Iyo ndi kuvuga ngo bana banjye naba ngaba mba ndi kubwira impamvu iki gisengero, kandi nabo ijwi ryanjye bararyumva, kandi nabo barumva. Muri nicyo nkundira Kristo, mu rusaku rw'amajwi menshi ntabwo yitiranya amajwi abazimasengesho n'irindi zina ryanditswe mu ruhanga rwe ngo ritazwi n'umuntu wese.
hanyuma arangije kubimbwira birantungura kuko nge ntakubeshye yambwiye abantu ntanakekaga babantu ureba ukavuga ati ngo bagaragara nk'abantu batariho banyaguga bajya ubwo nanjye nihutiye kumubaza none se runaka kambwatiye baba data we uriya n'umupagani wo mu rusengero no mu bo nabara uriya ntabarwa no mu bategereje kuzabona ubugingo ntarimo uriya se runaka turiyo ariko uzi ko hari ari umusambanyi uriya se uri uzishyaragira mu mutima runaka se uriya ni umunyamoko wabiciye runaka se uriya we ntiyigeze anakizwa ntazi n'ibyo gukizwa bigana ko mba mbona se ari bo bari imbere urumva nanjye nabazaga babandi baba bari imbere badusobanura ibintu by'Imana bitanga amafaranga menshi batwereka ko nyine bari mu murimo w'Imana namubajije abantu bane nakekaga abahanuzi babandi ubona hari umuntu ubukubwira iby'Imana ubona ashaka kubigucengezamo cyose runaka wese ati biriya byose uriya we abikora ari ukurenza ku bindi byaha yanze kureka ko ntiyigeze anyizera noneho ngejeje bane ngira isoni zo gukomeza kumubaza ahita ambwira ngo rero guhera uyu munsi ntuzongere kureba amateraniro ameze gutya yasaze ngo nuko ari igiterane cy'abantu benshi bari kuvuga ko bavuga mu izina ryanjye ngo ukeke ko ari abana banjye ahubwo guhera uyu munsi umenye ibyawe kubera ko abantu bose bavuga ngo mwami mwami siko bazinjira mu bwami bw'Imana hahamagawe benshi ariko hatoranwa bake icyo gihe nibwo nacitse ku ngeso yo gutekereza ko iteraniro ari abantu bateranye mu izina rya Yesu cyangwa ari abantu bajya mu ijuru rero abantu benshi niyo mpamvu nari mbabwiye ngo icyo gisengero kibaguyeho igisubizo ni oya ntago bajyayo kandi harimo inzirakarengane muri bariya bantu silivopure harimo inzirakarengane ziri hariya zidafite umutima wo kuvuga ngo dukore ibyaha cyangwa twishushanye ariko zifite ikibazo cy'uko zabeshywe Bibiliya ivuga iki ninjire kuri segment ya kabiri iravuga ngo abanjye ndabazi mbafite mu kiganza nta cyaba mpfupfunyuramo uyu muntu uri mu kiganza cye baciye imanzi mu biganza ngewe Robert ndaje sanga ari kuri korongereza na mugenzi we baturanye bari gupfa imiyenzi sibyo ko yamutwariye ubutaka ihangana aho hantu nze mpagere mbanze nsoza akakantu ngiye kugera ku cya kabiri ubwo nari nkisubiza icya mbere nari mbabwiye ngo mu madini harimo abantu b'inzirakarengane roba bazize kutamenya ukuri ariko baramutse bamenya ukuri bakaba bagukurikiza ariko aho babashyize kuko bibwira ko ariho mu kuri ntibigeze bagira umwete wo gushaka ukundi kuri ijambo ry'Imana riravuga ngo nabo bazarimbuka kandi bazarimbuka bazize kutamenya kubera iki ijambo ry'Imana ryinjije umuntu wese ukijijwe mu bushakashatsi ramubwira ngo muhore mushakashaka uko mwamenya ibyo mwamashima niba ugeze mu idini ukarambya ukumva ko apotre wawe byakubwira ariko kuri nta nyine pfupfuye ubwo nyine nupfa uzarimbuka uri inzirakarengane ubundi umenya Imana wakizwa ariko ntiuzayimenya kuko utigeze uyishaka Imana itugirire neza icyo reka ngikavana oya kugira ngo tukipfundikire neza abantu bacyumve neza izi ntambara nyinshi ziba mu isi za Ukraine za Congo n'ahandi yego ntago ari igisobanuro cy'uko abantu bazigwamo ari abazitegura yego nasoje aha noneho twari tugeze ku cya kabiri kivuga ngo ese nk'umuntu wabyawe n'Imana noneho wavutse wize Yesu Kristo wacungujwe n'amaraso yakaba yanditse mu gitabo cy'Imana Yohana hari amagambo yavuze hano ngira ngo tuze gusoma uwo muntu aramutse asanzwe ari gutongana wenda amasengesho ari gutongana na Robert hari ikintu dupfuye hanyuma rero urumva turi mu cyaha dukurikije uko tubifata mu ngero z'abantu turi mu cyaha ikintu kiramanutse kiradukubise duhise dupfa ese turarimbutse koko kandi twembi turi abana b'Imana aho hantu turarimbutse ko dupfuye twari turi gukimbirana reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana nanone dusome ibice bitatu wenda duhere nko ku murongo w'9 aravuze ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana icyo nicyo kitumenyesha umuntu wese icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane
Imana itugirire neza. amen. Ijambo ry'Imana Yohana hano we yanditse yavuze ko umuntu wabyawe n'Imana adakora icyaha. Aha ndagira ngo abantu bose bibaze, ese koko ko twabyawe n'Imana ntabwo tujya dukora ibyaha? Ese gukora icyaha ubundi ni iki? Amen. Haleluya. Ndumva nuzuye umunezero mu mutima. Umuntu wabyawe n'Imana ntashobora gukora icyaha kuko imbuto y'icyo cyaha itari muri we. Abakora ibyaha ni abasatani. Turabanza dutekereze ngo umwana w'Imana ni kubera icyo adakora icyaha. Ese reka manze mvuga akantu gatoya, banze mbwira abantu gukizwa n'iki. Iyo ubajije abantu barokore benshi ngo cyangwa se abantu benshi biyita abakristo ngo gukizwa n'iki, arakubwira ngo iyo umubaje ngo wakizijwe iki, arakubwira ngo nakijijwe ibyaha. Ariko twe ntabwo dukizwa ibyaha dukurikije uko Bibiliya ivuga. Ivuga ko twakijijwe urupfu rw'iteka tugakizwa n'umuvumo w'amategeko. Ntabwo twakijijwe ibyaha. Ariko noneho ubwo twakijijwe ibyo gukizwa ibyo biguhesha kutaba mu byaha no kutaba umunyabyaha kuko wizera utsindishirije abanyabyaha. Imana ishimwe cyane. Rero impamvu avuze ngo ntakora ibyaha nuko wizeye utsindishiriza abanyabyaha. Bivuze ngo ibyaha byawe noneho ntibibarwa. Uri kumva ko umwana w'Imana ntakora icyaha ahubwo agwa mu cyaha. Ni ibyondo bigutarukira uri mu nzira ugenda. Kugira ngo witwe umukozi wa kampani ni ukuba warasabye akazi aho hantu bakakwemerera ugakora interview cyangwa ibindi bizami bakaguha kontara y'ako kazi ukajya kuri payroll yabo. Urumva ukaba wanditswe ahantu mu gitabo cy'abakozi bahana akaba ariho ukorera nyine barabizi. Ariko ushobora kugenda ugasanga umukozi wa kampani bari bahaye kwikorera imifuka iramuhirimanye imuhirimanye kandi nta wundi mugenzi uhari umufashije kuyegura. Urumva umufashije kuyegura ngo mwongeye bisubize mu modoka cyangwa ku igare ari kubihambira kugira ngo akomeze. Umuntu nakubona uri kumuhambiriza ibyo bizigo bye ntabwo ibyo biguhindura umukozi w'iriya kampani. Uriya muntu ari gukorera wari umuhaye umusada. Uko niko umwana w'Imana agwa mu cyaha. Ariko uwafotora uriya muntu yavuga ati nabonye abakozi babiri ba kampani runaka imizigo yabagwanye mu muhanda, hanyuma rero bari kuyegura kandi ifoto yawe nawe wazamo. Ariko muri kampani bo bavuga ati ariko uyu wamufasha gasi uwacu nta nubwo wajya guhembesha yo nawe. Ariko uriya we yagira gute? Yajya guhembesha ndetse akavuga n'akaga yahuriye nako mu nzira. Rero ni ukuvuga ngo twebwe abana b'Imana ntidukora ibyaha ahubwo tugwa mu cyaha. Iyo waguye mu cyaha rero yego kandi icyaha ingaruka zacyo ni urupfu. N'iki umwana w'Imana bigenda bite? Umwana w'Imana kugwa mu cyaha, icyo cyaha tuguyemo kuri twebwe ntabwo cyandikwa imbere y'Imana. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo ntabwo tuzigera tujya guhembesha. Ahubwo umwana w'Imana iyo aguye mu cyaha aba ahemukiye umwana w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo twatsindishijwe ku bw'ubuntu ariko ntitwakomeza gukora ibyaha ngo ubwo buntu busage. Hanyuma rero iyo nimba turi abana b'Imana, Imana ikabitubyaye, twebwe tubana nk'umwana n'umubyeyi. Twe turi abana bo mu rugo kwa data, yaratubyaye nta kintu. Ubu reka manze mbaza abantu kanu gato, ni iki umuntu yakora kugira ngo umwana wabyaye, wowe umwana wabyaye, nta kintu na kimwe gishobora kubaho cyatuma avuga gene zawe zishira mu maraso ye. Nubwo yaba yagukoreye amakosa angana gute ariko gene zawe ziracyari muri we. Nibapima DNA bazasanga amaraso yanyu arambwe. Rero nta kintu gishobora kubaho gituma Imana ibyaruka uwo muntu atari umwana ubigizemo uruhare. Umwana washobora kukubwira ati papa ndakwiyamye, nabonye undi papa, wowe sinkigukeneye, akajya kukwiyandikuzaho mu irangamimerere akakubwira ati niwongera no kunkurikira uzakabona. Icyo gihe ntiwakongera. Ariko ibyo bitabayeho, aho bamujyana hose, niyo baba bamushyize muri gereza, niyo yaba azira ibyaha byo kwica, ariko aba ari umwana wawe. We banandikaho ngo mwene runaka. Turi abana b'Imana, dushobora gukora ibyaha ariko kuba kugwa mu byaha, ariko kuba twagwa mu byaha ibyo ntibisobanura ko tutari abana b'Imana. Ibi bintu abarokore barwana nabyo cyane. Ndagira ngo mbwira abantu ko iyo ukoze nk'uko umwana akoze ukamukubita bikaba birangiye, yamena igiteleviziyo, yakubita uruteremusi hasi, icyo yamena cyose uramukubita nyine. Iyo urangije kumukubita umujinya ubushize, hanyuma rero ugatangira gupangwa bije nyine zitari zirimo zigiye kugura indi. Ni nako n'Imana ibasha kuduhana. Kandi ibyo ndi kuvuga bikurikije ijambo ry'Imana. Badusomere mu Baheburayo 12
karindwi. Abaheburayo 12:7 kanihute magere. Yego. Hari akantu keza uvuze. Yego. Uravuga uti mu by'ukuri nta muntu wadukuraho Yesu ari, nta n'utwambura urukundo rw'Imana keretse umwana ku giti, kereka umwana ku giti afashe umwanzuro akavuga ati ngewe rero yego ngewe ibyo ndashaka ko data ntazongeye kwitwa data mbyaruka bivuyemo. ariko Imana nifite umutima wo kugira ngo turimbuke. Imana yo nta mutima wo kutureka ifite, kereka gusa umuntu nava mu byizerwa agahindukira umutima we ntabwo Imana izawishimira. niko ijambo ry'Imana rivuga ngo umena urugo inzoka izamurya. Yego. Uvuyemo irakwasa. Uwo mwanya ubu bubaye nta mikino. Abaheburayo 12:7 handitse amagambo meza agira ati nimwihanganira ibihano. Yego. Mugaragaje ko muri abana b'Imana. Yego. Mbese n'umwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose noneho muri ibibyarwa mutari abana nyakuri. Nushaka unarekera aho ngaho, ariko abandi bantu bazadukomereze bakomeze basome bumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ni ukuvuga ngo twebwe abana b'Imana iyo ugenze gutyo ukaba uhuye n'iki, kuvuga ngo umwana w'Imana ntakora ibyaha ntibivuze ko tudashobora kukigwamo, ariko umenye ko iyo ukiguyemo, kuko nta mbuto y'icyaha iri muri wowe, nta naho cyandikwa, umutima urakurya kugeza kikuvuyeho. Iyo baguteye ibyondo ku mwenda ugerageza kujya guhindura undi cyangwa kuwuhanagura. Turi abagenzi, turi kunyura mu isi y'ibyaha. Ibyaha bishobora kudutarukira, ariko bidutarukira bidutunguye. Twari turi gutekereza rero, reka manze mvuga aka kantu tujye ku cyo twatekerezaga. Iyo umwana w'Imana aguye mu cyaha, Imana iramukubita, kandi ikamukubita itamwanga, ikamukubita igira ngo yongere imugorore. Iyo ukomeje ugasoma kino gice kiravuga ngo nta muntu unezezwa n'igihano akigihanwa, ahubwo kiramubabaza ariko nyuma kikazera imbuto. Iyo rero abana b'Imana baguye mu cyaha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, Imana iduhanira muri ako kanya, iradukubita kugira ngo ibihano byacu tubirangize uwo mwanya, kuko tutazacirwa urubanza kumwe n'abakiranirwa. Abantu badukurikiye mu guhamagara itorero cyangwa se ejo bundi Yesu naza gutwara itorero. Yego. Ari imyaka 7 igabanyijemo ibice 2, 3 n'igice, 3 n'igice. Najya ngo nunganire umuvandimwe. Muri iyo myaka 3 n'igice igihe Antikristo azaba ari gukora hano ku mugaragaro n'abahamya babiri baraje gukemura umurimo, hari imyaka 3 n'igice itorero rizamarana na Kristo. Ariko rigeza. Yego. Arihunguraho iyo mikungugu yose. Yego. Niyo myanda yose. Yego. Abantu niba byumve gusa icyo ibyo bizabaho, ariko turi naha mu mubiri uko ugwiza amafuti menshi, uko umwana akunda gukubagana niko akabuno ke kaba kabigenderamo, ahora inkoni za buri munsi urakubitwa mpaka. Hanyuma rero n'umwana w'Imana uhora mu mafuti, Imana ikubita abana bayo akanyafu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo nkunda ndamucyaha kandi nkubita ikiboko uwo nemera ko ari umwana wanjye, uwo ntabyemera simukubita. Niyo mpamvu ubona abahirwa Dawidi we yabavuze neza avuga ati shabamera nk'ibiti by'inganzamarumbu, ibyo mwita yamigisha twahoze tuvuga, bamwe bo kurimbuka twahoze tuvuga ngo muba mubabona batohagiye, n'ibyo baririmba birakunda uri kumva, ariko urubategereje ntabwo rudutegereje. Aho ngaho ni hahandi rero uzabona abantu ari babiri bitwa bose ko bakijijwe nyine, umwe agakora icyaha, ibyaha akoze bikamuhira, wowe no kumureba no kubyifuza byonyine mu mutima ugahura n'ingoni, ikiboko kikakwahuranya. Kubera iki? Uramwishinze, mufite inyiti imwe ariko ntimuraba umubyeyi umwe. Ntabwo muraba umubyeyi umwe. Umubyeyi wacu rero iyo dukosheje araduhana kuko tutazacirwa iteka n'abakiranirwa. Kuri ya misi y'urubanza twebwe ntabwo tuzajyayo. Umwana w'Imana rero iyo akoze icyaha ndagira ngo mubwire ko arakubitwa. Impamvu tugomba no kwirinda ibyaha ni no kwirinda inkoni. Niba udashaka inkoni z'Imana, warabyawe waratoranijwe ubyumva neza, irinde n'amakosa, kuko ikindi kintu Imana iragukubita ariko ikanagukubita ikanaguhoza. Erega Imana ni umubyeyi, dukubita abana bacu. Ubundi iyo ushaka guhima Imana, iyo irimo kugukubita ntiwiruka, ahubwo urayegera. Uhima Imana ayibohaho. Hari akantu ukubita kakaza kakakwiboha mu maguru, ukajya ukubita kakwinjiramo kakwizengurutsaho. Ubundi umwana mwiza ni kuri yamera ku Mana. Mwana wanjye jya wihanganira kandi wemera ibihano nguhana, kuko iyo ubyanze ntubura umwana wanjye uburi ikibyarwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Abantu basobanukirwe yuko turi abana b'Imana, ntabwo dukora ibyaha ahubwo tubigwamo, kandi iyo tubiguyemo Yesu aratweza, kandi tukihutira naho twaba turi guhanwa n'ibyo bihano, ariko natwe tusaba imbabazi tukabwira Yesu tuti rero twagutengushye,
papa wa mugani uru televiziyo twamenye kandi ari twebwe twanarurebaga ntitwari dukwiriye kurukubita hasi no kurumena rero tubabarire ntabwo tuzongera kandi koko ugahita wumva ko wahemutse niyo mpamvu umwana w'Imana iyo yaguye muri icyo gifuti aba yahemutse so muri urwo rwego rero abantu bagira ngo Imana yirwa mu murongo wo kwirwa ibyari byaruka ngo Imana yarakubyaye ngo ubwo ugukoze icyaha ngira kubyarutse ngo uriya muntu ngo nahita apfa ngo arahita arimbuka ngo kubera ko ngo apfa ngo Robert ngo cyamukubise ngo ari gutongana ngo yararimbutse ntabwo Imana yirwa itubyara itubyaruka uwo yabyaye yaramubyaye niyo mpamvu yavuze ngo abanjye ndabazi kandi Imana yabejeje kuva isi itararemwa yari yarabitunganije nimba yaratubyaye ntitubyarutse kuko dutukanye oya niyo mpamvu icyo kintu nigikukubita kikagutungura amaraso ya Yesu Kristo we akweza wa wundi utsindishiriza abanyabyaha waratsindishirijwe kuko wagiye muri we haleluya waratsindishirijwe kuko wagiye muri we rero abantu bamenye ko icyo kintu kigukubise wari uramutse uri umwana w'Imana koko nibyuguye mu cyaha nibyo koko ibyo byondo biragutarukiye ibyo ntibiguhindura kuba umwana urimbutse ahubwo uri umwana w'Imana abo bantu bazabona ubwami tuzajya mu ijuru kuko nubundi gukiranuka kwacu babantu bahora bavuga ngo umuntu ubitekereza gutyo ni umuntu uko nugusuzugura amaraso ya Yesu nugusuzugura amaraso ya Yesu yatwejejeho ibyaha uko Yesu kuba tuvuze ngo Mana tubabarire ngo ibi nibi ngo tubabarire n'ubundi ntabwo tuba gukiranuka kwacu no bushwambagara imbere y'Imana ari uko gukiranuka kugeza abantu mu ijuru ntago twazagerayo kuko nta muntu ushobora kwera imbere y'Imana mu rwego rwuzuye usibye gutwikirwa n'amaraso ya Yesu niyo mpamvu muri 120 yaririmbye rikugana ku musozo aravuga ngo iyo Uwiteka ndebye akambonaho amaraso ntacira urubanza rubi ikintu gituma tudacirwa urubanza suko twihanye nka buriya bugambo badutoje mu madini ngo Imana imbabarire rimwe na rimwe bitanakuvuye ku mutima bitanakubabaje mu mutima ngo wumve ikosa wakoze nta nundi mwanzuro unakomeye wafashe mu mutima utari no kumva uburyo wahemutse nabwiye abantu ndababwira ngo ukuntu umwana w'Imana mera uwanyawe apana ababyiyitirira uko umugore ashobora gutekereza gusaba imbabazi umugabo we yamuciye inyuma ni nako umwana w'Imana ni wo mutima umwana w'Imana bafite imbere y'Imana yagiye kuyisaba imbabazi yakoze icyaha niba rero ukora icyaha ukabuzi ko hari ibintu banditse nyine bakumenyereje byo kugenda ugapfuka mugasaba imbabazi wumva nta n'ikintu cyabaye mu mutima wawe nta shock ufite mu mutima nta nagahinda gakabije utabanje no kubitekereza ngo uvuge uti ndayihinguka imbere gute ntabwo uri umwana w'Imana abana b'Imana bamenyekanishwa n'icyo gitsikamutima kuko ubundi sabana b'ibyaha niyo mpamvu iyo waguye mu cyaha ako kababaro umubabaro uzagira nuko Satani yagusuzuguye nuko wahemukiye Yesu kandi ukagenda ugaca bugufi urira imbere y'Imana ufite agahinda ndetse uvuga uti ningira amahirwe ikambabarira ikambwira ko imbabariye sinzongera byiteka ibyo nibyo bikumenyesha kuri umwana w'Imana apana waho ngo ndabikora ngo nakarambika hasi mwana ngo naza ngo nkagusekura ngo nkazihana nyuma ngo reka ngo ngende ngo muhebonane ngo nzaba nihana abana ngo reka mbanze ngo ngire gutyo nta mwana w'Imana utekereza gutyo uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwana w'Imana anesha iby'isi uko kunesha rero ko kwizera umwana w'Imana Yesu utsindishiriza abantu niko gushobora gutuma kuko n'ubundi Imana si wowe ibaraho gukiranuka ibara gukiranuka k'umwana wayo wowe wizeye utsindishiriza abanyabyaha niyo mpamvu iyo ukiguyemo rero ntabwo Imana ibikubyarutse ahubwo ibiraho iteze amaboko ngo irebe ko wagaruka kandi niyo waba utaragaruka ubukira umwana w'Imana icyakora yibizi kuko imenya byose izi ko uzatinda mu isi ica kiboko ikakwasakuza kabuni kagakubita ibintu bikarangira so reka dusoze gutyo reka dusoze basomera iri jambo nk'uko Imana nabibaheshure byagutse ni ijambo riri muri Yohana 8:31 bivuga ngo abana b'Aburahamu nyakuri ni konkluziyo y'iri jambo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nuko Yesu uri muri masengesho na Robert abwira abanyarwanda bamwemeye by'ukuri ati nimuguma mu ijambo rye muzaba bigishwa be nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese none uvugiye iki ngo tuzabaturwa Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'icyaha
imbata niba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Kano kumbe neza. Yego. Nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Yego. Nubwo muri imbata z'ibyaha ni muhumure nyiri imbata niwe uguma mu rugo rwe. Yego. Birashoboka ko mwegura urwo rugo mwaruvamo. Ni bya bindi navuze duciyeho ugenda. Nubwo uri inzirakarengane. Yego. Utazi ibyo ari byo. Ariko uyu munsi wakumva iki kiganiro. Imana ikakubatura, sibyo? Hanyuma ukubatura umva ukuntu avuze, naba batura muzamubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuru ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Yego. Ndabizi neza ko ibi bintu byatuma nshwana namwe n'abasengesha agashwana namwe. Ni uko nguko nta nubwo mwazongera no kuduha agatuti. Ariko ngewe ibyo numvanye Kristo nawe yumvanye data nibyo mvuga. Yego. Kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Yego. Baramusubiza bati Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko areka beberure. Ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri. Ibyo numvishe ku Mana nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibyo aso. Baramubwira bati ntituri ibibyarwa ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze kuko naje nkomotse ku Mana. Sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Avuga ibinyoma, avuga ibye kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma byose. Imana amahoro ibahe umugisha. Ni ikintu nashaka kubabwira dusoza iki kiganiro. Yego. Mu gifaransa baravuga ngo il y a la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Hari itandukaniro ry'umworera uri hagati y'abana b'Imana n'abana ba Satani. Abana b'Imana nibakora icyaha, aba Satani bakora iki? Icyaha. Icyaha ni umwuka wose umenyesha ikibi n'ikiza uva kuri Satani. Urukundo rw'Imana n'ubugingo buhoraho ni umwuka w'imbaraga ibyara umuntu ikomoka kuri Kristo. Rero umuntu wabyawe n'Imana wese akora ibyo Imana ishaka, ntakora icyaha. N'umuntu wabyawe na Satani akora icyaha kuko uhereye kera kose se Satani. Yego. Ari umunyabinyoma akaba n'umwicanyi. Hari abashaka kubikora byo. Niyo mpamvu navuga ko icyaha ni umwuka umenyesha ikibi n'ikiza. Izo kampani ntizikorana. Niba udakonje cyangwa ubire uri ibirutsi nk'abandi emera. Imana iguhe umugisha. Turabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Reka tubabwenge ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom. Nawe utaha. Amen.